ashimwe kandi ashimwe icyubahiro kibe kirabaye icuma umwana w'intama. Maze gukizwa nitwa ntizanyibagirwe Siteri, kandi Siteri nawe muzi ko ari umunyamugisha muri Bibiliya yacu. Siteri ni umunyamugisha kandi nawe yari insuzugurwa cyane. ubu mugeni wa Yesu, umugeni Mukazana w'Imana, umugeni wa Yesu rwose ni ukuri. Iryo zina rero iyo ryatumye mviyo navuye kugango nze gusa kandi kureba uwo mugeni wa Yesu ni ukuri. Kurebye mbona n'umukecuru gani sibyo umugeni wa Yesu Mukazana w'Imana. nakubwiye ko ndi umukobwa ku basore bicaye ubwo rero bagira ngo bagiye kunegura hasi nizi maze nturukiriya maze barabona akayobe kari kurabagirana nagwebuka hariho aho hantu ndahi Mukamanga yego harahirya Mukamanga nahura hazi kandi muri Canika Mukamanga ndiko yego nayo mvuye gusengera mu Canika papa wanje niyo yigishaga bati kare ni bonne fille ico gihe cacu n'abakobwa nabo bari batangiye kwisirimura kumera neza bati kare ni bonne fille ubu ndabyumva bati mbega umukobwa mwiza ndabatega amatwi cyo bageze uruhande ngo seziye ene warume ngo amaso ye yarahumye. None muri abasore hakaba harimo uwacitse akaguru nawe ari kugendera ku uruhande ndahagara sintinya ntimuraho batego nti bonjour bati bonjour ndiko masava bati sava bien nti no nti pourquoi vous me moquez nti kuki munseka bambwiye wowe wacitse akaguru nti pourquoi vous me moquez nti sawonde nti ntasoni sawonde nti ntasoni nti regarde to jambe. Ubwo rero tukabimenya gucu baje baragerekaho ngo kenze plus 10 égale combien égale 25 ça oya kenze plus 10 égale 50 non 10 kenze yes kenze oui plus 10 francs 15 francs ni 10 francs nanone égale 25 égale 25 francs ugigeje mu mafaranga nibwo mbimenye. Yego nkuko twaye basezeranyije abakunzi ba Concord TV show tubabwira ko tugiye gusura umukecuru witwa umugeni wa Yesu Mukazana w'Imana niwe mureba kuri kamera ndumva yatangira atwibwira kugira ngo tumumenye. Murakoze nongeye gushima Imana kandi gushima uyu musore wanzaniye mugenzi we nawe tuganire ariko yumvishe maze kuganira na David wanje ati naje mukecuru ntabwo twagenda tutaganiriye. Amena haleluya. Nanje ndanezerewe cyane nukuri nawe yanezererewe rero nanje ndamunezererewe rero Imana ishimwe cyane. None rero kandi mu muhungu wanje nawe ubaye umuhungu wanje subizi se umushitsi ugiye atagaye ngo aragaruka cyane ariko wanze kugenda ngo uzagaruke utumvisha ubuhanya bwanje nanje ngo nawe ngo uzaburatira abandi utinageze ku mukecuru twaganire ngo uyu jewe rero nababwiye ko nitwa nyina Masasita Esiteri iyo ni izina rya data na mama ariko ry'umwuka nkaba nitwa ntizanyibagirwa nkaba mpiye ku mudugudu ku bantu mu mudugudu mfite Yesu akagari nzamukorera umurenge Yerusalemu yo mu ijuru akarere nzagerayo mu ijuru. None rero ubwo jewe nkamara ko nakijijwe nkaba narakandagiye satani kikanga bamwe ko mu ijuru batigenda satani wahuye n'ingabo ya Yesu satani genda ubutareba inyuma ndetse aho yicesheshe urubeho n'uruhehero yabuza amahwemo mbabwiye ko nakandagiye satani bantu muri kunyumva bwakwira bugaca ahubwo reka mbaratira umwami wanje Yesu. Umwami wanje Yesu amaze gutsindira urupfu na satani yavuze ujiri renga ati yemwe abarusha n'abaremerewe ni munsanye ndabaruhura numva ndamunezererewe pe maze ndamusanga ndamwakira mu mutima wanje maze kumwakira mu mutima wanje muri iyo minsi mwakiriye ntambuka intambwe ya mbere nshima Imana nagiraga isoni zo kuvuga ahantu bantu bari ariko namaze kwakira Yesu mu mutima wanje numva ndanezerewe cyane maze ntambuka intambwe ya mbere nshima Imana. Intambwe ya kabiri nshima umwami Yesu wembeye kumbarirwa ku musaraba mubi azira ibyaha byanje. Intambwe ya gatatu nsaba Imana kundira satani n'abadayimoni bi. Intambwe ya kane ubundi kuririmba hariyo na hamena mu murenge wacu wa Rwarama. Amena haleluya. Amena haleluya ariko munezerwe n'ukuri. Amena haleluya. None ubundi anezerewe ndi muri Yesu n'ukuri. Ndi muri Yesu ndambagaze buca ndi muri Yesu. Ndi muri Yesu naramupfumbatije nta nawe yaramupfumbatije n'abamarayika be kandi campangara nuko nguko mpagaze ndi muri Yesu pe ndi muri Yesu nagumyemo ndi muri Yesu nukuri ndi muri Yesu gukuko nakandagiye satani narayikandagiye pe na nubu ndacayikandagiye kandi ndi muri Yesu hano mu murenge wacu wa Rwarama
akagari kacaye nimwo ntuye bibwire neza abadukurikiye aho utuye neza umudugudu akagari umurenge kuburyo bazaza kugusura batazayoba nababwiye ko umudugudu wa wundi usanzwe ubwo nababwiye nugo muri Yesu umudugudu usanzwe ntuye mu mudugudu wa Busura akagari kacaye umurenge wa Rwarama akarere ka Burera surkumva tu comprenez wishe kompra cyo kwavuza amazina wibagirwa kakandi umukazana wa Yesu amamara bose baranze umugeni wa Yesu umugeni we ndikaba ndumukageni wa Yesu umukazana wa ndumugeni wa Yesu niko nakubwiye weho no baza bwa mbere ari wabifata mu mutwe ntabwo ariko wabivuze ndumugeni wa Yesu nkaba umukazana w'Imana niko mpagaze ndumugeni wa Yesu nkaba umukazana w'Imana bose baranze abanyamahanga bose baranze iryo zina ryaturutse he kubwo kwizera Imana kuko nakiriye Yesu wanira kubwiye ko namaze kwakira Yesu amaze gutsindira urupfu na Satani atiyemwe abarusha n'abaremerewe ni munsanye ndabaruhura maze mwakirana urukundo n'ibyishimo muri Yesu ngumamo ngumye muri ndi umugeni wa Yesu ko mukazana w'Imana ntakizampangara nubu ni kumpagaze rero bwose Ganira na mukecuru ni byiza rwose nta ni ukuri ariko numvise uvuga n'Igifaransa urakize se yemwe muri 71 niho narangije nibwo mbese ubwo nize umwaka wa gatandatu undi mukecuru ntituraba tusimbutse cyane tugiye ku mashuri tutavuze igihe wavukiye undi mugeni wa Yesu umugeni wa Yesu mukazana w'Imana navutse muri 52 ubwo ufite imyaka ingahe ni 3 ariko rero abakecuru imyaka 73 nibo turi kugirana ibiganiro cyane nawe ubwo ndangije n'ibiri ubwo n'ugwa ni 3 ariko ndi muri Yesu wavukiye here navukiye n'ubunini hano navukiye mu mudugudu wa Nguri hariya hepfo mu mudugudu wa Nguri n'ubundi akagari n'ubundi icyo gihe muri ubu nuko byahindutse navukiye muri Cyahi mbese ubwo hepfo iyo muri Rubeja muri Rubeja niho iwacu batuye basaza banje barahari ngize ngo bacyafite mama ngo nanjye nyogokora arahari sinakuye ko mama wa nyuma twamuhambye ejo bundi muka data wacu mama wanje bapfuye muri imyaka yashize basaza banje barahari uriya Samuel mwarimu uheretse gupfa nawe ni musaza wanje utiyaho nyine muri Rubeja musaza wanje avango uvuye muri Rubeja ushakira muri Busura kwa nko kuva mu munwa ukajya mu izuba navuye ni mu kagari kamwe ni kagari ni kamwe zibuka rwose umaze kuvuka mu 1952 tariki 18 z'ukwezi kwa 8 z'ukwezi kwa 8 z'amanywa niho bambyaye hari umuntu nzabwira tuza gukwera isabukuru tariki 18 z'ukwezi kwa 8 izuba riri kuva ku manywa y'ihangu isabukuru akenshi baratungura ntabwo turabikubwira wa muhungu wawe n'undi watumye nkumenya witwa David turabiganiraho yego mana nukuri tuzareba niba 18 z'ukwezi kwa 8 saa 6 z'amanywa icyatumye iwacu banyitanyira amasasi n'uhambu yitwa Nyiramasasi wabutse saa 6 z'amanywa n'ubundi banyitanyira amasasi 18 z'ukwa 8 muri 52 tuzagutunga tuguye kuri isabukuru ushaka kuyikora ari imyaka 70 cyase 74 cyangwa 75 uko nugutungana tuzagutunga we ntaribi muzasanga nane ndi tayari Nyiramasasi esiteri ni rwose leta kwitanya amasasi nicyatumye banyitanyira amasasi ukishijwe witwa Nyiramasasi esiteri iryo ni ry'ababyeyi maze gukizwa nitwa ntizanye bagirwe esiteri kandi esiteri nawe muze ko ari umunyamugisha muri Bibiliya yacu esiteri ni umunyamugisha kandi nawe yari insuzugurwa cyane ubu mugeni wa Yesu umugeni mukazana w'Imana umugeni wa Yesu rwose ni ukuri iryo zina rero iyo ryatumye mviyo navuye ugango nze gusa ukanje kureba uwo mugeni wa Yesu ni ukuri kurebye mbona no mukecuru gani sibyo umugeni wa Yesu mukazana w'Imana ubutangiye kwiga
rwose ndi umugeni wese nk'umukazana w'Imana amaze kwamamara amahanga yose abafite ayo matelefone cyeka niba barankuyemo. Nanjye nakubonye kuri touch. Nabo rero. Nakubonye kuri touch ndavuga nti uyu mukecuru ngomba kuzaza tukaganira. Nzaza tuganira. Numva ngo ni muri Busura. Utahonda hasi. Ndavuga aho ndahazi rwose nzaza ibi tuganira. Nuko tubwira ubutangira ishuri. Ryari. Mu gutangira ishuri ndi umwana. Yego. Natangiye batangiye gutwika mbese inkongi bagitwika. 59. Nari mfite imyaka 8. Yego. Ubwo batangiye gutwika ubwo hariho data wacu wigishaga abana batoya hariho urusengero niho papa wanje yigishaga muri gatikisimu ubwo akajya atwigisha mu ndorero ubwo ntangiriraho umwaka wa kabiri njya kubigira mu gitare mu gitare iri ahepfo ubwo mu wambere wigiye uwa mbere nawigiyeho mucashi n'ubu hari primaire ariko nk'amashuri mbese gapfuye kubaho gusa n'abari muri bahembaga ariko ubwo nje kwiga mu wa kabiri mu gitare abariyo nigira ubwo kuva rubeje ujya mu gitare ntabwo hakuberaga kure none nakuraga iki najagayo yego hari abandi benshi twajanaga nabare basamweri bari mwari nyine nakubwiye ariko baturuta ubwo niga mu gitare mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu ariko mu kugira mu wa gatanu papa wanje yari umwarimu nakubwiye bamwimuririye mu gitare yego batwubakira inzu nararaho kwa data mu gitare muri yo cumbi habaga n'umusenyeri twaga Daniel Sebunguri niho yari afite inzu niho yabaga yego gabuce mu gitare nkoresha ikizamini cyo mu wa gatandatu ndi mu gitare niho narangije umwaka wa gatandatu urangiza wa gatandatu dukora ikizamini sinakuye ko nabuze amanota abiri mwakoze ikizamini muri 60 na kangahe twakoze ikizamini muri mirongo singoye ko navuye mu ishuri muri 71 ubwo twari tugikoze muri 70 ufite imyaka nakoze ikizamini mfite 20 20 rwose ndacabyibuka yose icyo gihe mwatangiyaga mufite imyaka ingahe 7 8 5 singoye ko natangiye mu wa mbere mfite 8 wowe ni 8 uvuze kurangiza ufite 20 nza kurangiza mfite 20 ndagenda hari amashuri bigari mu Kinoni ngo muri za familiare nigamo nifite mukuru wanje bari baramushingiye ibyakira abakobwa ntabwo bimyaga ko biga cyane ngo bankuramo bacu yendiye nongera gukora ikindi kizamini we naratsindaga ubwo banyiheza muri familiare abarimo niga tukajya turadoda turafuma nuko nigamo maje kwigamo rero ubwo nibwo nageze n'igihe cyo gushaka rero ndashaka mva muri cyapiyo nzusura ubwo mba nyine nkomeza kuba kumana data cyane yananiwe yarashaje cyecu igihe watangiriye gukizwa baza ukigeraho mu kindi cyiciro turi kugira ngo kuko numvise uko uvuga Igifaransa n'ibindi urambwira by'Igifaransa niyo mpamvu twabuze se Esther yarize nibwo yo kutubwira urugendo ubwo mwiga muri familiare mwigaga imyaka ingahe muri familiare wize 3 yose naragize sinbashingiye mukuru wanje bakabanguyemo nuvuga ngo mukuru wawe baramushingiye bangura undi mwana basigaranye kumushingira nawe bagukura mu ishuri ugango ujye gufasha mukecuru imirimo bari bankurikira bari bakiri bato baguhemukiye hari ngo ariko nta kibazo chombaye mfite gusa icyo gihe mwiga isomo wiga gukumva ari gushimishije ni irihe state Igifaransa numvaga kinshimishije ukubitubwire kuko urabona nkanjye nge ndi muto ndi umwana wawe nge narangije narangije secondaire muri 99 nejo bundi waru rego nani mukecuru noneho dusangiza n'abantu badukurikiye bari kwiga ubu ngubu cyangwa se bo mu rungano rwanjye udusangize kwishura uko byabaga bimeze mu rungano rwanyu muri za 60 no muri 70 kwishuri byabaga bimeze mu ishuri byabaga bimeze neza Igifaransa n'imibare narabikundaga si no gukora nabene bya karikirimentari je narabikundaga ariko Igifaransa ariko turibukiranya pe uvuga ngo mutangiye kwiga Igifaransa byatangiye ute baje mwarimu yaje bose wa mbere mwabaga mugeze mu hagirwa bitabo bakavuga uyu munsi twebwe rero abari muri abo bakuranwaga watwigishaga ku wa gatanu twarendaga tuvamo n'ubundi ari kwigisha amasomo yose yego nanjye niko nize bihindutse vuba ubwo no uyu munsi rero niba turi Igifaransa mwarimu wanyu mwarimu mibare
mwagitangiye mugeze mu wa kangahe? Mu wa kane? Mu wa gatanu. Yego. Mu wa gatanu ko mu wa kane hafaga kwigisha n'abari mu barangije wa gatandatu. Ese nuko ubwo Igifaransa tugitangiza mu wa gatanu. Ubwo twigishwa n'abari mu basuba ariko nabatazi Igifaransa ca kumukumu. Kini nyine cyoroshe nta Icyongereza rero Oya twibwira Igifaransa. Ndaza kubaza Icyongereza nyuma. Igifaransa. Yego. Ubwo rero Igifaransa wahura n'umuntu ati bonjour. Ati comment ça va? Tu ça va bien? Nuko rero ico gihe nta mukobwa wambaraga isaha ngo arahura n'umuntu wenda ngo akubwire ati kerere tirere kada mukigendera. Ariko aho Igifaransa kigiye kiriyongera abakobwa natwe tukagura udusaha. Umuntu yakwaza ati kerere tire ariko gupfa kureba nyine uko wifashe. Uti ire witere di mate. Okay. Sambiriza mu gitondo. Ubwo batazi Igifaransa disambiriza mu gitondo. Sambiriza mu gitondo. Iti mwahura ugiye gusenga ati bonjour mademoiselle. Bonjour. Ati comment ça va? Je vais à l'église. Pour faire quoi? Je vais prier au bon Dieu. Kwa ngugiye kinje kusengera. Gukora iki? Pour faire quoi? Gukora iki? Je vais prier au bon Dieu tinje gusenga Imana. Ugatambuka ukagenda. Nuko tukiga ducura Igifaransa ukakimenya kwaje kimenya guco. Ugakomeza ubwo vuga njewe ico nagishimiye Igifaransa. Nakubwiye nti ico nagishimiye cyane Igifaransa barakoze n'abanyigishije barakoze kandi bamwe bariho. Arabakwigishe bakiriho. Twa rwaje ubwo yabayeho na Musenyeri. Rwaje Onesiforo. Ari mu ndorwa arahari. N'uwitwa Jean Pierre Biramira ari bari mu ruhane mu Ruhengeri. N'uwitwa Sedura kandi ishutse na waraha mu Ruhengeri. Barahari. Nuko ico nagishimiye nakubwiye ko ndi umukobwa ngize ku basore bicaye. Ubwo rero bagira ngo bagiye kunegura sinizi. Maze nturukiriya maze barabona akayobe kari kurabagirana. Nagwebuka hari ho hano. Ndahi Mukamanga. Yego. Harahirya Mukamanga nahura hazi kandi. Muri Canika. Mukamanga ndiko. Yego nari mvuye gusengera mu Canika papa wanje niwe yigishaga. Bati Karen bonne fille. Ico gihe cacu n'abakobwa nabo bari batangiye kwisirimura kumera neza. Bati Karen bonne fille. Ubu ndabyumva. Bati mbega umukobwa mwiza. Ndabatega amatwi. Cyo bageze uruhane ngo seziye enorme. Ngo amaso ye yarahumye. None muri abasore hakaba harimo uwacitse akaguru nawe ari kugendera ku uruhane ndahagara sintinya. Ntimuraho batego. Nti bonjour. Bati bonjour. Ndi comment ça va? Bati ça va bien. Nti non. Nti pourquoi vous me moquez? Nti kuki munseka? Bambwe wundi wacitse akaguru nti pourquoi vous me moquez? Nti saonde. Nti ntasoni. Saonde. Nti ntasoni. Nti regarde ton jambe. Paraseka barakwenkwenuka. Ntare nti kahere. Nti bon voyage. Nabo barambwira ngo bon voyage. Nti babaramwaye. Bane yewe ndatambuka. Ndamenya ahubwo mbaramutsana ibyishimo. Nusambwa nitusubiye aho ko ako bavuze ngo seziye enorme. Seziye enorme. Mbese ubwo ninjewe bari kubwirana ngo amaso ye yarahumye. Ngo seziye enorme. Ubwo situwete tugaruka kubwo bumuga bw'iryo jisho umuga bwo situabwita ubwo kutabona nubwo urugingo kuko no kutabona. Ako kubona ufite ubumuga bwo kutabona undi utabona bagenda barandase cyasa agendera ku ariko kuko ari rimwe tubyite no ubumuga bw'urugingo rw'ijisho. Dore ijisho riko ryaje. Wavutse ari kumeze ukanyamasa ndarwara rero ngo hari indwara bitaga mu giga wenda urayumva. Baramvuza iyo kurishira. Baramvuza ahitwa Rwaza. Biranga birananirana. Ubwo bararyamisha. Ndaryama we. Ubwo musayi bwo abari go ndyamira guca. Tugasambiko kakarago. Ndariryamira. Ngo naryamye hasi imyaka 3. Kandi ari umusaya ndyamiye. Bajya kugandura basanga ijisho ryarapfuye. Ubwo ngo basanga ibintu by'ibiraso by'ibinyama ngo byaragiye birarega byarumiye handi naryamye. Ubwo nuko ubumuga bwacu. Ubwo nize primaire n'ubundi niko nari imeze. Noneho rero nanyura ku bantu ariko uyu mukobwa ngo kwameze data yitwa Sebukangaga. Uyu mukobwa Sebukangaga ngo kutwagira ngo ntazakura. Bashinga hagati. Nagera mu rugo. Naho rero bo ntaho bambwira ukuntu byagenze.
none ko bari kunyura ku bantu bakaja barantangarira ngo bagira ngo ntonzakura ni gute bati wararwaye turakuvuza biranga asigaye turakuryamisha uryama hano mu nzu imyaka 3 tujye kukugandura dusanga iryo jisho ryaragiye bati ngo kuko wagize ubwo bumuga ni kije gituma abantu bagutangarira benshi bari bazi ko ubwo wapfuye Yesu aracandenze nashima nese byo sinabishimira Imana bezavuga ngo disability is not inability naho rero Igifaransa niyo babivuga ngo iki disabilité Yesu aratere hora garabitubwira disabilité n'est pas inabilité tugenekereje mu cyongereza ni gute vango kuba umuntu afite ubumuga nta wari kudashobora bivuga yuko adashobora nukuri ashoboye kutuganirira Igifaransa usiko n'abantu barangije muri za 98 Igifaransa se batakizi yego nukuri niko ko ndibavuga ngo rome no rumeri jamais ngo umugabo ntapfa ahubwo arasinzira ngo rome no rumeri jamais ka dialogue se mwaba mwarize wibuka ubu kumva kagushimishije nakahe agaki ka dialogue simwaga dialogue se wanyibutamo kamwe hoya nase ko tutiganye umva ntabwo twiganye sibyo nge nize primaire muri za 90 we yiga muri za 60 ukumva ntabwo nabimenya ariko we nta ka dialogue wibuka ka dialogue harya kwako ajya kwakundi ngo bonjour Thomas bonjour Louise uvatishe Monique uwabite Monique utwo sitwe twa dialogue harya utwo nyine nakubwiye twahuraga n'abantu ngo uwarevu bose bavuga ngo uwarevu Paul ngo je vara fori yego gakomeze nako bonjour Paul uwalevu yego none rero ubona huraga n'abantu bongiye ngo uwarevu nyina amasasita niko bakunda kumbwira ngo uwarevu nyina amasasita je vais à l'église pour faire quoi je vais prier au body ngo yewe ngurasobanutse ndi none je vais prier au body ngo biteti je bite kera habaga komine nkumba je bite ara komine nkumba tu près de la forêt qui s'appelle Muhabura que la forêt de Muhabura nyine nuri tu près de ubwo ni afaruka ariko tuge twaravuga ngo ni tu près de la forêt qui s'appelle Muhabura niko twavugaga ngo setereruwe ndisone paruwe nabaga muhuriye he nko mu nzira nk'abana twiganye Kanyargondo nyine abana twiganye nk'abo twiganye batari ko twavuye mu ishuri tutazi yutuye ngo uwabiteti tijo bite ara komine nkumba tu près de la forêt qui s'appelle Muhabura none ngo uwarevu ndijo vezo marché ngo ndijo vezo marché Quel marché? Quel marché? Le marché qui s'appelle Argarama. Ok, marché de Bukarama. Este yego ikizami. Ngo toperi safari koma. Timo peri safari sebukanga gafesitu. Ngo mameri safari meri kamanzi. Ngo hatari ashahura cebuka. Tintibuka si. Tijo ne pauburiye. Je vais te donner l'exercice. Tu vas me conjuguer le verbe avoir au présent. Je tu vois irano zavavuza pe. Continue. Ego. Verbe avoir au présent. Les adores indicatifs. Je vois ma maison. Ça c'est le verbe voir. Moi je vous ai demandé le verbe avoir au présent d'ordre indicatif. Conjugué alors. Pourquoi vous me dérangez? Non. Nous dialoguons. Pourquoi vous me dérangez? Oya tugome. Mchacho ntago wacika icyongereza ntago wacika. Conjugué verbe avoir présent. Kandi wari wabivuze komeza nuko bavara jeti wa irano zavavuza ve irizo. Yes. Ni jeti wa irano zavavuza ve irizo. Yes. Noneho tugiye kwikonjega muri imperfect. Gerageza ntacyo nyine nutugango twibuke nyine n'abadukurikiye bumve ko hari umukecuru umusirimu biragusobwa
nabo bijya bibananira noneho twagiye verbe avoir dans l'imparfait Hariya hejuru ntari j'avais verbe avoir dans l'imparfait none ni jove j'avais tu avais ils avaient nous avions vous aviez none ntabwo biziye muri je nyine ntacyo mukecuru naho ariko verbe être ntabwo twayibagirwa kuko simwigaga icyitwaga auxiliaire les auxiliaires les verbes auxiliaires zare none sibyo biziye ngo byandi bakoza ngo uhabite ti uhabite nyine tout près de la forêt numva ngo verbe avoir na verbe être sino wayibuka muri présent j'ai été j'étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Yes, on est moyen parfait. Verbe être dans le parfait. Cyane kabisa. None tugiye gukonjega verbe être. Ils étaient, nous étions, vous étiez, ils étaient. Yes. None tugiye gukonjega verbe être muri présent. J'étais. Je suis. Ni je suis. Aho j'étais, tu étais, ils étaient, nous étions ni muri imparfait. None muri présent ni je suis. Je suis. Yes. Komeza rero. None ntari je suis. Tu es. Yes, oui. Il est. Oui. Nous avons. Nous sommes. Vous avez. Wahise ubivanga na avoir. Oya na yabucecuru. Cyane naho ndimo. Kuko zira verbe ziranajyana. Ziranajyana nyine. Iyo yavuga cyane n'imizi no muri opruriye hose. No gushyira muri pluriel na byarubizi. Ya muhungu we. Gusaza no gusahurwa. Eko être turanayikonjiga. Ariko ntari ibi. Je suis twagiye. Je suis. Ngaho. Tu es. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Yes. Irizo. Yeah, iriso. Ariko kenshi être na avoir kenshi abantu barabyitiranya. Barabyitiranya kuko avoir ni je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Noneho être muri présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ahandi ni irizo, ahandi ni irizo. Hamwe ni iliso, ahandi ni irizo. Kenshi rero abantu barabyitiranya. Mu gifaransa rwose urakizi pe kandi kantu watwibutsa mu gifaransa se kakunda kugushimisha nakandi kandi kakunda kunshimisha nyine twibutse kandi kakunda kunshimisha nyine mu kinyarwanda baravuga ngo mbere yo gukora ikintu cyose ngo manze utekereze ariko mu gifaransa bakavuga ngo avant de faire quelque chose ngo il faut réfléchir. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Mbere yo gukora ikintu cyose manze utekereze. Noneho umuntu yakubaza ati iki kintu ni cyawe uti ni c'est moi personnel. C'est mon livre personnel. Dori. Regardez mon Bible personnel. OK. Votre Bible personnelle. Quand est-ce que vous avez acheté votre Bible? C'est très loué. Diocèse d'Oshira. C'est là où vous avez acheté votre Bible. Au diocèse de Shira. Dans quelle année? 69. Quel âge vous aviez? Dans ce temps-là que vous avez acheté la Bible, vous avez combien d'années? None reba muri 69 ngaho none buno nkaba turi muri Oyo turafata 69 igihe wayiguriye dukuremo igihe wavukiye 52 turahita tubona 17. Nanuko abantu mwe kuganira na Esther ni ibintu bishimishije rwose. Nanuko birashimye wavuze ko n'imibare ayikundaga. Narekundaga. Reka tuve ku cyongereza tujye kuganira no ku mibare. Imibare turaganira ku yo mwiga mu wa gatandatu. Nakundaga kwiga ibiki? Twakundaga kwiga imibare. Imibare Iko ande 3 4 5 6 7 8 9 10 11 guco ubwo hano ni mu kabiri primaire mugitangira kwiga kubara tugitangira kwiga kubara ubwo rero tukabimenya guco baje baragerekaho
ngo 15 plus 10 égale combien? Égale 25. ça. Oya. 15 Eh, plus 10. égale 50. Oh, non. 15. Yes. 15 Oui. plus 10 francs. Ah, 15 francs. Ni 10 francs nanone. Égale 25. Égale 25 francs. Ubwo bigejeje mu mafaranga nibwo mbimenye. Ubwo tugakomerezaho bikayurira kugira rero muri 2000 plus 60,000 kuco. Uno imibare nayo mwayigaga mu Gifaransa. None kuri kilementari reka tujye muri kilementari ariko turabivugira mu Kinyarwanda nta kibazo. 8 gukuba 7 ni kangahe? 8 gukuba 7 égale 40. Yego 9 gukuba 10. Ego. Ako karoroshye. Yewe 70. 90. Ego 11 gukuba 12. Ngate. 11 gukuba 12. Non, non, comment ne pourquoi vous me dérange? Je ne vous dérange pas. Il faut laisser. Laisse tranquille. Ah, que je laisse. Que je te laisse tranquille. Umuhungu wanje rega yumiwe. Atumirwa se. Erega impamvu yegereza mikoro. Impamvu David yumiwe. David nta umurusha Igifaransa. Kuri kw'Imana. Umurusha Igifaransa pe. Atari ibyo kuburaga David ihorere noneho ndamwigisha. We yize mu Cyongereza. Yaho none. Impamvu navuze ngo reka twiganire mu Gifaransa tumuzimize. Nirataho. Cyongereza hakabura n'abantu bakaganira ibyongereza nanjye ngo bayikunzimiza. None nanjye navuze. None nawe wavuze ngo reka umuzimize. Azigiye kuganira na Esther ntiturakwemeza. Oyama. Wanzimiza umusore se nkakwemerera. David uramukunda? Ndamukunda. N'umuhungu wanje kandi ni sheri wanje. Ndamukunda n'umwana mwiza. Ni umwana mwiza n'ukuri. Ntabwo yibagirwa ngo babanye. Oya n'umwana mwiza. N'umwana mwiza n'ukuri. C'est parce que mais il ne connaît pas le français. Mais je vais l'éduquer. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien vraiment. David, oui. Je ne comprends. Ça honte. Au lieu de dire je ne comprends pas, il dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh. I don't understand in English you say. Chunga. Azakwegera uja mwinshi Igifaransa. Igifaransa cyaramwihishe ariko nawe mu Cyongereza arakizi. Wowe se ugarakoze. Nujuraje kuri mukecuru utava do faire quelque chose. Réfléchir. Okay. Utimukujayo ujura manzi utekereze. Ni ukuri. Kugira ngo tunazane babanje yaguhamagara yatekere. None se sari kuja arabimenya se. Ariko atari fresh yagwa no munzira. Yagomba guhita ataguhamagara. Agasanga bagiye kwishyamba gutashya. Ariko babanje yaguhamagara. Nangwa hari uragiye gusura. Turaza kubwira ko akuzaniye n'umushitsi. Sebyo. Nanjye sawa ubwo twahirukanaga. Oya. Twaherukana abakera. Ariko nukuri dusubiye kubonana muri 270 muri 270 niho duherukana muri 270 gusa mukecuru agafaransa uzi nako akongereza tako good morning none nabivugana baravuga ngo good morning ngo how are you naso kumva utabizi none ndabizi se ubwo good morning how are you good morning how are you niko bavuga twari dutangiye kuciga ibigeza ubwo rero mvamo ariko baravuga ngo good morning ngo how are you what is your name why it is time what time is it ngo sangahe why it is time what is the time ariko rero kuvuga ngo ire witeri dimate bikatunira kuvuga mu Cyongereza mu Gifaransa mwabaga mubizi why it is time why it is time now to say what is your name ntago mwe murakamenya what is your name deka none ngo icyo ubwo what is your name keretono what is your name what is your name my name is ukavuga amazina yawe ukayakurikiza what is your name amapere nyira masasi tetiteri parler dans l'anglais
uravuga ngo my name abo bana is bakiri hano niho bari kuja barakambwira none zede jawuriye uravuga ngo my name is ongera amazina yawe nanjye ngomba kuvangaha akongereza wakamenye nkuko ari n'agafaransa nako ugomba kwigisha David nawe akakamenya what is your name none urasubiza ngo my name is kukiza amazina yawe what is your name my name is ina masasi tesiteri seri nodo mo peri emameri okay nodo jezi wanje se umugeni wa Yesu Mukazana w'Imana okay ati izina nishitswe maze kwakira agakisa ese undi mwaga ukiyaga mu gatandatu hariya cyane mu munani mu gatandatu wasubiza ibihi inyuma leta y'ubu ngubu ukishishikariza abantu kwiga itarobanura abafite ubumuga yaba abakobwa ikabafata kimwe yaba abahungu bose idaheza bari kugira amahirwe wararangije nawe segonderi ukarangiza na university byakera se babitaga kuba abakobwa biga kandi abona hari abahungu mwiganye icyo gihe bo barangije segonderi benshi bavuyemo abandi barapfuye ahubwo abandi bararangije baba musenyeri ngo rwaje ndi kukureba ubundi kukubura muri Butaro yabaye musenyeri ariko ubu yavuyemo yaricaye aho pasiyo ariko rwaje we yarakwigishije ntabwo mwiganye rwaje ahubwo mwiganye sinakwigishije nandi kukubaza mu bo mwiganye twumve aba bahungu mwiganye bo bagakomeza babaye basirikare nowe ntukomeze kubera ko ari umukobwa benshi bagiye baraba basirikare barapfa bakaja baragwa mu ntambara mbese ubu ntabakiriho ahubwo cyane ntabone bake ntawe uriho wakomeje akabarangije segonderi bakaba ariho akabazwi ni bakeya bagiye baraba basirikare bakagwa mu ntambara abandi bakaba barimo bagatikisi mu guco ubu ntabo kereka abakobwa nibo bahari bamwe bagiye barashaka abagabo babo bagapfa bagasigara bonyine hari umukobwa twiganye isi yari shidikoni witwa Simiyoni ntibakunze ubwo afite umugabo witwa Mwarimu rwabaye iratu hara kuri Mweru n'ubwo yarapfuye hasigara uwo mukobwa ubwo hari undi mukobwa twiganye umugabo ni Mwarimu cyakora abanza bakihari batuye muri mu murenge wa Canika yari twe Dinasi na Habiyakare ubwo yarashatse atuye muri Canika undi ntabwo yashatse atuye ahitwa kuri Mweru yitwa Zerida Nyirabuhirwa ubwo na warahaco abandi bagiye baraje mu Buganda abo bose n'urungano abo mwiganye ukeje twaganiye ku bijyanye n'ukuntu wize ukamenya Igifaransa kuko numvise uko uvuga Igifaransa cyane niyo mpamvu nagize ngo dusangize abadukurikiye ukuntu wakize ubundi umva twajya ku nzira yo gukizwa ko watangiye gusenga ariko wanza watangiye gusenga uri umwana natangiye gusenga nababwiye ko natangiye gusenga mfite imyaka 10 ariko rero mfite imyaka 12 ubwo niho ntangiye kumenya mbese akenge ndi kwiganye n'icyo gihe mu Gitare none tukara turasoma mu za Bibiliya bari kutwigisha guco ubundi papa wanje nababwiye ko yari umwarimu yari twa Fesito Sebukangaga yaba yanananiwe umwarimu mu itorero yari umwarimu mu itorero muri itorero yabangirikani yaba yananiwe nkaja njewe nkaja kumugishiriza mu mwanya we ubwo nkomeza ncu Bibiliya we tubiye ko bizo 69 izero kuyisoma ukibyibuka ndacabyibuka uradusomera ijambo ry'Imana ntabwo ndashaje na insaziyeho Bibiliya yaje ntabwo twagana none se biraguza 69 niyo ngiyo dore niyo yifatu ariko irashaje mwana wanje birumvika izamure turebe muri 69 ikaba igihari dore ngiye irashaje ariko abadukurikiye murabona umukecuru uzi kubika yirambure neza gose mukecuru uzi kubika Bibiliya 69 ariko byatewe ngira kuri mikoro natekereje na birete yanjye yo muri 2006 nayo Bibiliya yo muri 69 kandi ugasanga na birete urangije mu 70 nayo ifite yo mu mashuri nta usina maze gushaka nongera kugenda na za birote wagendanye Bibiliya bagira ababirote si aho bagira ababirote batubwiraga amanota duhagaze guca bakavuga uwa mbere akaja hariya bakavuga uwa kabiri akaja hariya guca ariko mwe mufite n'udukayi mwandikagamo ntaga kayifite ko muri icyo gihe ntako uriya matemane kera hari wamwibuka wari burugumesitiri yari mu byara wanje yari ni waje arangurira udukayi yari mu ngo amasenge ni waje arangurira udukayi nuko ubwo twarashaje dore iyi Bibiliya niyo 69 ariko nukwifata neza none niwo mukobwa wanje nabyaye nawe amaze kumenya ubwenge ariga yiguririye Bibiliya
ntaje arajaniye yanje akajaniye nanje nkajaniye yanje Bibiliya 69 Dore. ubu ifite imyaka 56 yariko iri gusaza rwose impapuro zimwe ziri kuva abantu badukurikiye Bibiliya isumba abantu benshi pe Ni benshi. Ariko iki ni ikimenyetso ni benshi Dumyariko ngewe Bibiliya rorese dore nta ni diplome yanje dore ni diplome yanje Bibiliya 69 David ari kuvuga ngo ngiransuma nge nta nubwo nakwigereranya nayo pe ntabwo nakwigereranya nayo ni Bibiliya muri 69 Bibiliya nukuri dore ariko irashaje muhungu wanje uyu mukecuru ari umusirimu irashaje pe kubika Bibiliya ikamara imyaka 56 narayifunitse no kuyifunika igifuniko kirasaza akaba kiyisoma ndacayisoma abantu barambwiraga bati Bibiliya ndayigurisha ko nkimenya gusoma ndayigurishiriza iki kandi nubwo ntamenya gusoma sinagurisha Bibiliya yanje ni impano Imana yampaye abantu baba kubwira ngo uyigurishe koko sabagome sinabagumi sinayigurisha no kuri kugurisha Bibiliya yawe nayigurisha bati zikiyo Bibiliya ari amateka koko n'amateka sinayigurisha Bibiliya nukuri natangaye pe dore iyi ni gakondo kwa data Bibiliya yanje ni gakondo kwa data Sebukanga Gafesito ni gakondo bene rikabu ngo barababwe ngo nibanywa inzoga bene rikabu ati ntabwo tuzaba kuri gakondo ya data ntabwo tuzinywa nande sinzava kuri Bibiliya yanje ya gakondo ya data Fesito Sebukanga niwe wayikuguriye niwe yinguriye Fesito Sebukanga niwe wayinguriye na nubu agiye gupfa nsigira isengesho naryo ndi naryo indirimbo niyo niguriye ryasengesho kwa gatabo kisengesho kishengesho gatoya ariko uretse isengesho rinini nako yarakagusiga irakansigenda gafite ufite umurage pe kuri n'umurage mwiza ufite umurage rwose ugomba gukomeza kunamba rwose nzayinambaho ayinambaho Imana yanje yera yo mwijuru ubwo nakwiga nkubaza ngo wakijijwe ryari kandi undi numva aravukiye ni mu bwana navukiye mu bakirisitu umuntu tuyatuganira kambwira ngo yakundaga kwivuga twahura hano gusenga kambwira ngo nge ndi umwangirikani utarangiritse nguko wese bimeze bite ntago rumangirikani wangiritse nari umugeni wa Yesu kandi narangiritse umugeni ibyo narabirenze umugeni wa Yesu nka Mukazana w'Imana ndi umwangirikani utarangiritse ngo dusangize urugendo rwo twavuze bijyanye no ku mashuri none urugendo kwitorero mu bwana bwawe muri bwa bukumi bwawe ku myaka 17 uguze Bibiliya ese warabwirizaga warayirimbaga baga muri korali nararimbaga muri korali n'ubu korali y'amaguru gabe nteye n'ubu nshaje nkiririmba muri korali hano kuri Musanzu nararimbaga muri korali dushime Yesu yego icyo gihe mu bwana se nshaka nge nishakira ubundi bya kera cyane mu bwana twararimbaga ubwo n'abari mu bacu baba basezeranye tukaja kubaririmbira iwabo hari umwarimu twagiye kuririmbira iyo muri Butaro wari witwa Ntibiramira twaramuririmbiye yaratuye hano hariyo mu Kinyababa undi witwa Sedura kandishutse warutuye iyo mu Rugano twaramuririmbiye yaratuye hariya ubwo ngo yagiye gutura mu Ruhengeri ni yari ubuse twarabaririmbira twatangiye kuririmba muri korali kera n'ubundi ni kera ubwo kuvuga ngo ndiko kuderanja ariko twavugaga turi gusetsa twari kuganira mu Gifaransa ariko nge nkunda kubaza utuntu twakera kuko cyane abakurikiriza imbuga nkoranyambaga abenshi ni abantu b'urubyiruko bari mu myaka 70 kuko niyo ndebye abakurikirana Konkoride TV show abenshi bari hagati y'imyaka 35 na 40 abandi hagati ya 25 ibyo byakera nto babizi ibyakera ntabwo babizi niyo mpamvu ro mfata urugendo nkagenda gasura kuganiza abantu bakuze asura umusaza ugango twibuke ayo mateka hajya ngo uwibagiwe amateka agira te babivuga ngo iki uwibagiwe amateka isuko bajyavuga nango utaza amateka agira te icunzi ngo bavuga ngo ufite se na sekuru ntabaza amateka ntacyo kuko nyine barayamubwira ko ngakavuga ngo n'undi utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze ubwo urihangana ndajya nkubaza mu bya kera urambye akaririmbo mwaririmbaga muri korali y'abana icyo gihe ubwire naho mwabaga muri ni mu Gitare ni mu Kamanga ni mu Gitare nyibutsa akaririmbo mwaririmbaga akaririmbo twaririmbaga hariho ko twaririmbaga mu Gifaransa ngo ni jeune fille de 4 ans
Amangera creme sokasa inida aruedo samama amangera creme sokasa inida akongera tukaririmba kandi Murumuna wanje Yakobo mbese urasinziriye byukuvuza inzogera irenga twari tukiri mu rero mu kabiri ariko utwo dutwo kwishuri utwo mu rusengero mu gitari utwo mu rusengero hari twize mu gitabo twaririmbaga yego nyibutsa ukaririmba mwaririmbaga icyo gihe mbereze iyo ndirimbo yanje tuguhereza indirimbo rwose utwibutsa akaririmbo mwaririmbaga twaririmba muri korali y'abana rwose kakagushimisha kakagufasha icyo gitabo cy'indirimbo cyo nicyo muri 70 ingahe iki ni kavuga cyane ni umuntu za 70 gishaje vuba ahubwo muri 70 kubanga ngo ndiva ku kindiri Bibiliya 69 none indirimbo niyo muri 70 utiyo niya vuba ngivuze vuba cyangwa rero bundi uze vanumva numva ko nayizo kutubwira ngo ni muri covid nibura muri 2020 kada akaririmbo rwose irashaje akaririmbo mwarimbaga kakagufasha rwose kari na numwe ndashakagenderaho no kuri kanyigishe byinshi yego kandi nkakubwiriye muhungu kadusangize rwose dusubire muri byabi umaze kuba umukirisitu nyawe kuko umaze kwemera Yesu uko mukirisitu nyawe akaririmbo kamfashaga nubu nakakangahe 108 mu ndirimbo zo gushimisha unje ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa nje ndi umukristo mpora mihamya naho igihugu cyose canseka nje ndi umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo icatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kuja mukunda nje ndi umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha nje ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba nje ndi umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahuranesha nje ndi umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mw'isi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru nje ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nje ndi umukristo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje kinyibagiza n'ibyago byose kumva nduhuwe n'umwami Yesu nje ndi umukristo uko ndi kose maze nendomerwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru aho karimba karamfasha cyane kabisa nukuri unje ni umukristo nzahora ndiwe n'ukuri kw'Imana nzahora ndiwe n'ukuri kw'Imana maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru Wanje ndo umukristo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje kinyibagiza n'ibyago byose kumva nduhuwe n'umwami Yesu amen haleluya Kristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza pokomprone compreno ahantu hatabizaga nkabe n'imiruhombe mukecuru nukuri n'ahantu hatabe imiruho n'ahantu heza cyane ngo nje ndi umukristo umva ubwo buntu narakijwe nkurwa mu byaha nje ndi umukristo ngo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba
yemewe ngo nje ndi umukristo ndi umutabazi mfite umugabani Yesu nituba hamwe nzahuranisha nukuri mena haleluya uvuga ngo iyi ngabo zifite umugaba ukomeye urugamba ayobora neza bakanesha natwe rero umugaba wacu ni Yesu Kristo tuzarwana uyu mutware wanje yego ariko ngira ngo abasirikare bo muri Kongo baje cyariho umusore wa mwene mama ubaga ndi kadazi kurwana njanda kureba ko yaje amahoro ufite Yesu ntacaguhangara ntacyo pe nukuri mukecuru abantu banyotero no kubasomera muri Bibiliya 69 ni Bibiliya waguze 69 imaze imyaka 56 abantu banyote no kugira ngo ubasomeremo ijambo ry'Imana urituganirize mu minota mike yadusigara hari abagira kaga ntibamenye no gutabaza muri Bibiliya dusomere rwose mirongo igi gufasha uyituganirizeho duhugure twabana bawe yaguzwe 69 Bibiliya yo muri 69 imaze imyaka nk'umuntu imaze imyaka n'imyaniko nk'umuntu ariko ijambo rimfashaga nabwira n'abari kunyumva nukuri pe ntabaza ndagutabara mwana wanjye nkwereke ibikomeye utamenya iryo ni isezerano ritavaho nzihesha icubahiro mu bwoko bwanje iryo biri ku murongo muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 wonyine ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya uko niko Uwiteka nyine ngabavuga amen haleluya ngo ntabaza ndagutabara nukuri twarabiririmbaga ngo ntabaza ndagutabara mwana wanjye nkwereke ibikomeye utamenya iryo ni isezerano ritavaho nzihesha icubahiro mu bwoko bwanje iyo ni Yesu wabivuze amen haleluya amen haleluya iryo ni ijambo nabwira abantu bose bari kunyumva bamwe bagira bahura n'ibikomeye bakaba bagize ubwoba ntibibuke iri jambo ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya nukuri amen haleluya amen haleluya ariko Mungu wanje kutagikoma amen haleluya amen ya Mungu we none kandi simuragira ngo mbagire inteko ko abantu bibana ko ndi kuba ndahenda ngo mwegere Yesu ngo nyegera ndakwegera nukuri mu izina ry'Imana rwose nababwiye ko ngo muri Bibiliya hari kutubwira ngo ico gihe c'imperuka bamwe bazazukira ubugingo bw'iteka abandi bazukire gukorwa n'isoni ariko rero bari kunyumva ndabinginga ngo mwe kuzakorwa n'isoni nukuri uturacyari mu gihe Yesu aracece ku ntebe y'imbabazi Imana yacece ku ntebe ntabwo yari yaca amateka abagaruka mugaruke kuko ikintu cyitwa icyaha ntaco cakumarira ntaco ngo muri ibyo byaha nta munezero ugukwiriye uzahabona keretse Yesu wenyine niwe ushobora kunezeza uwo umutima wawe urukumva yego nonese amen haleluya amen nukuri kw'Imana mwegere Yesu ati nimunyegere nanje ndabegera nimungarukire ndabagarukira mugarukire Yesu gusa muri bihe tugeze berega nibe kugarukira cyane abana bato niwe ndi kubwira bagarukire Yesu nukuri kw'Imana nawe batamugarukira ibi bihe birabahitana nukuri abasore bameze amababa abakobwa bameze amababa nta musore uri kivugisha ukuri k'umukobwa woya nuko umuderanja gusa ngo aramwemereye akamujana ngo aramutahana iwabo yagira mu nzira yamara kumugirira nabi akamwekata akigendera abakobwa murabe maso basore namwe kandi nuko nukuri mwe kugira ngo ibyo niraha murimo ariko murabe maso bamwe ejo bizabakoraho nukuri sini mugera imbere y'intebe y'Imana muzireguza ibiki koko muzireguza ibiki ariko ijambo ry'Imana nubwo ngo waba ufite ibyaha bingana bite ariko wegereye Yesu araguruhura bigukize nukuri arabigukiza ngo nuko byatukura tukutuku ngo ariko Yesu yabiguhanagura bigahinduka umweru dede ngo bigahinduka nkasheregi bigahinduka umweru dede none rero ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya ngo niko Uwiteka nyine ngabavuga ubu ari warihebye uri mu majune tabaza Yesu aramutabara nukuri aramutabara pe nababwiye ko nari nsuzugurwa ngayitse cyane ariko bona abanyamahanga bose bari kungenderera bakanyambika bakampa ibyo kurya ntaco mbaye mu izina rya Yesu ndi kurya umuntu ndi wa Yesu ubundi nyina w'amahanga nakubwira iki ndi muri Yesu nukuri rwose ndi muri Yesu begere Yesu n'abatari bambona bazaze bandebe ndagacece ndashaje ariko ndi muri Yesu cyane rwose ndi muri Yesu nukuri
kandi ushaka kuvugana nanje nawe azampamagara nabahaye nomero zanje tuzavugana mu izina ry'Yesu ariko ntabwo nzibagirwa kumubwira ibya Yesu. Hari umugabo avuye muri Butaro araza ngo yambonye kuri taki ati niwo ati wondi kumenya baravuga bati barababaranye amashengesho baraha hari urwo ati wondi kumenya nuri wa mukecuru ati ariko nawe kumumenya namubonye kuri take none naje kumureba ngo ndebe ko ndamubona bati dore ngo yaje turahoberana abankeneye bose baje baransanga hari nabwe ko ntuye mu kagari ka Cahi mu mudugudu wa Busura umurenge wa Rugarama nuwahagarara ku murenge wa Rugarama gahamagara ati muhamagare nyina amasase tesiteri aka kanya telefoni ya dedera nkaza nanga bakagera ku mupastor wacu hatuye ati bamubwira bati iwe ni kure ni heririya azakoresha telefoni bampamagare nzamusangayo oya nta mpamvu vuga ngo basange ku ikaburimbo ugomba kuzamuka bose abafite urukumbuzi bose abagukeneye ubwo uri wanje hakabiteraniro ubwo tutanaribagirwa tanga nimero yawe buryo nyine wakumva ukeneye gusengana nawe ukeneye kuganira akaza rwose tukaganira n'ukuri Bibiliya yanjye irashaje ariko haracarimo impapuro nzima kuganira na Esther nta rungu rwose umva nezerewe yaba ari umusore yaba ari inkumi azatanza amubwira ibya Yesu kandi azaba hanamaze gukizwa tanga ya nimero yanjye ya telefoni 079 53 690 99. Vous comprenez? Oui, nous comprenons. Répétez. Répétez encore votre numéro. Deuxième fois. Deuxième fois. Vous comprenez bien. Komana. 079 53 690 99. C'est vrai? Oui, c'est. Wakenera mugeni wa Yesu Mukazana w'Imana baganira amagara kwiyo nimero niyi kana kumusozo se wabwira iki abadukurikiye dusoze none hari bindi kumbaza mushaka murare mbisi turare tuzayara ubutaha twaje gukora anniversaire à l'autre jour à votre anniversaire ukecuru kibuka n'itariki yavukiyeho 18 z'ukwa munani 1952 n'umukecuru kutatubwiye ufite abana saa sita z'amanywa ufite abana nabo bavutse saa sita batubwiye ko wavutse saa sita w'abana bawe wabyaye byara jewe se ubundi si muri 2000 na kangahe muri 10 nyirabundi yavutse 2000 na kangahe ra 2000 muri 43 nyirabundi 43 nibwo yavutse Musuko bakwisenyera saa sita uko wavutse saa sita we mwamwisenyera buriri kubera igiyavuke nyirabuntu bw'Imana ni nyirabuntu nanumvise nyiraburiri nyirabuntu bw'Imana icyo gihe mwamugira ubuntu katugira ubuntu namubyaye n'ubundi maze imyaka n'imyaniko ntari kubyara ona byaye yarapfuye n'undi mbahose nabyara undi aba ageza nawe ndamubyaye data niwe wari mwitati nyirabuntu bw'Imana ni Imana bagiriye ubuntu cyeco kwa rubuhamya wamaze imyaka ingaho utabyara namaze umwaka ngishaka kubona namaze umwaka washatse mu 70 na kangahe mu 79 mu kwezi kwa gatatu tariki 29 z'ukwa gatatu muri 76 washatse mu 76 ufite imyaka 24 uza kubyara mu 83 nuko njyara umwana wa mbere ubwo narahagaze ari ku mwaka ageze harapfa apfuye ubundi ahagarara mpagarara imyaka 3 ubwo niko kubyaro maze kumubyara ubwo cyane umuntu arabyara bakajana wabinkuri yeze udatamwitanyira buntu bw'Imana tani rindi twamwise kereka Donatiri ryo yabatijwe mukecuru nawe na amateka n'ubuhamya amateka n'umuntu ndabyo bitangagamo ubuhamya tuzabigarukaho butaka uko umwanzi w'igihe na amasaha nundi tuzagaruka dukora ikindi kiganiro ko ufite ubuhamya bwashimisha abantu uraza kudusoreza n'isengesho ariko tubwire abakurikiye Concorde TV show tubasabwa ngo nubundi mukande subscribe ngo mudushyigikire tugire umuryango tugire ngo abadukurikiye ukomeze gukanda subscribe ngo tugire umuryango munini nawe wayikanze turagushimira washaringa ikiganiro mu gihe kigushimishije ukagisangiza n'abandi bantu cyashimisha ukanabasaba nabo kudushyigikira ubwo rero turasoje ariko ntabwo turasoza tudasenze turasaba n'undi mukecuru Esther dusoreze n'isengesho
abari bari kunyumva rero bari kutumva ari kuganira na bana bahungu banje nababwiye ko umuhungu wanje David twari duherukana ariko yagiye kuzanzanira umusore hano ushomotse nawe turaganire cyane kuko mwabantu mwese nababwira ibyo byandenze nababwira yamvugishije hari mu Gifaransa hari mu Congereza hari mu Kinyarwanda yamvugishije simwareba ubutaho nagaruka iyi mbuga yanje azasiga yayitenguye ariko byina none rero ngiye kumusengera nande nisengera namwe mbasengera bari kunyumva twese hamwe tugira ijoro ryiza tureka dusenge Imana turagushimiye mwami Imana yera yo mu ijuru tugushimiye ko turinze muri iki kiganiro twahozemo nizeye ko amanukanye na zangabo zawe zerera tukabana nawe tukabana yewe Yesu Kristo none turabigushimiye wakoze kuturinda izina ryawe none rihabwe icubahiro mwami wanje rero nsengeye n'abari kunyumva bakumva naba bahungu banje tuganiriye byinshi ariko ndabasabye ntimutaha ubusa mw'abanyamahanga mwe muri kunyumva buri muntu wese agira ico yakuyemo mu byo twaganiriye byose ari muri Bibiliya ari mu bindi biganiro he kugira utaha ubusa n'ukuri ariko ndabinyiga cyane mbere na mbere Imana yo mugira nyambere nababwiye ijambo ryo muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 gonyine ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye byahishwe utamenya ngo niko Uwiteka nyine ngabavuga uzagera mu kaga yibuke gutabaza Yesu uzagera mu ngorane azibuke gutabaza Yesu uzahura n'ibibazo azibuke gutabaza Yesu uzaba ari wenyine ari mu majune azibuke gutabaza Yesu abakire namwe ndikubabwira n'abakomeye n'aboroheje timukiringira ibintu mwabihawe n'Imana yo mu ijuru nababwe ntimwibuke nyamutunzi wiringiye ibintu ukuntu yabaye amaze gutaha ibihembo yahembwe murabizi nongere mbabwire nti abakire n'abatindi namwe timugira ubwoba ngo Imana yarabibagiwe mwibuke Lazaro wari umukene cyane waryaga ari gutoraguzwa umuvungukira buvuye ku meza ga nyamutunzi ariko iherezo ryiza Lazaro yagize muraryumvaga mwararibonye namwe ndabasaba kugira ngo mbere Imana ariyo mugira nyambere mubane n'Imana ngo ba mu rwihisho rwisumba byose ngo azahama mu gicucu cishobora byose mugume mu gicucu rero cishobora byose kandi ngo Imana nababwiye ngo ibibutse kubara imisi yanyu yibuke kubara imisi yanyu kugira ngo mwibuke gutunga umutima w'ubwenge ndabasabiye rero Imana ibaha umutima w'ubwenge ibyiki gihe biri kuguruka nta mababa cyane ngasengera urubyiruko rw'abasore n'urw'inkumi abasore bubu bari kuguruka nta mababa abakobwa bakaguruka nta mababa ariko mugira ubwenge ndabasaba ngo mugira ubwenge n'ubushishozi mbere na mbere Imana mutabaza Imana kandi ngo umugabo mwiza umuhabwa n'Uwiteka n'umugore mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka mutabaza Imana rero izabarambagirize izabatoranyirize nukuri muhitemo Yesu niwe wenyine niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nje ndababwiye ko indirimbo yafashaga kera ari 108 bwo nje ndumukirisitu nzahora ndiwe nubu ndi gutanga umuhamya ko nzahora ndiwe kuzageza gupfa nzahora ndiwe nyina amasasi tesiteri umugeni wa Yesu Mukazana w'Imana nzahora ndiwe twe mu mudugudu mfite Yesu nzamukorera kuzageza iteka ryose amen haleluya ndiko basengera mu izina rya Yesu wakoze kubana natwe amasasi turayagushimiye asigaye turayakuragije abanyumva bose bateze amatwi bakabakomeje kumva iki kiganiro ndabasengeye mu izina rya Yesu mwakoze kwihangana Imana ikomeze kubana namwe Imana ikomeze kubana natwe Mana yanje ibyo byose ndabigushimiye kandi ndabigusabye twese turinde umwanzi Satani sekibi ibyo byose ndikubigusaba ndikukwinginga mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen haleluya kandi aba bana banje ubwo bari bugire y'amahoro nabwo ndagushima Mana habwe icubahiro wakoze nzahora ngushima amen amen haleluya